tukumva ijambo ry'Imana, tugahimbaza Imana, tukumva ijambo ryayo. Ndacyashimira Imana cyane ko mpagaze aha uyu munsi nshobora kuvuga iby'Imana. Wenda nakabaye uyu munsi ndi mu bitaro, murabyibuka nashimye Imana ha ukuntu nagize impanuka ariko Imana irandinda. Umutwe ntiwameneka, akaguru ntikavunika. Yes, Imana irizerwa, iturinda buri munsi. Haleluya, iturinda buri munsi. Hari iyerekwa nagize kwa gatanu. Mwuka Wera avugana nanjye mu buryo busobanutse. Igihe maze nkijijwe n'igihe ngendaniye n'umwami wanjye kuva mfite imyaka 7, nzi kuvuga kw'Imana, nzi ijwi ry'Imana, nditandukanya n'amarangamutima yanjye, nditandukanya n'ijwi rya shitani, nditandukanya n'ibindi. Ndabizi ko Imana yavuganye nanjye. Ngiye kukubwira iki kintu rero. Mu gitondo twasenze dusoza, ariko nicaye hariya ijwi rirambwira ngo ya wagombaga kuba wabikoze neza mbere yo gutangira ijambo, kugira ngo n'iri jambo ritongera rikagwa ahumye. Haleluya. Ntegura ijambo Mwuka Wera yampaye, yarambwiye ngo ikibazo uko giteye ku mubiri wa Kristo uyu munsi, imitima y'abera umwanzi yayishyizeho ikintu kimeze nk'ishashi gitwikira imitima, ku buryo ijambo riraza rigataruka, ntabwo ryinjira, riraza rigataruka. Ngerageza kubitekereza, Umwuka Wera mpingero arambwira ngo wari wabona aho imvura igwa mu butaka hari amashashi, ngo iyo imvura ihise imivu yatembye, iyo wigijeyo yashashi usanga aho yari irambitse humagaye. Imana irambwira ngo niyo mpamvu abantu bumva ijambo ntibahinduke, imitima yabo ifite ikintu kiyorosheho. Nicyo nshaka ko dukuraho uyu munsi. Mbere yuko mvuga ijambo ry'Imana, mbere yuko ninjira imbere cyane, ndashaka ko dusenga, ukisengera. Urabizi neza impamvu cyudahinduka. Clemence Imana imuha umugisha yaratwigishije kwa gatanu. Noneho ndavuga ngo Mwuka Wera, iki ni igihamya. Yaravuze ngo hari igihe tutiyambura ibyaha bitwizingiraho. Hari abumvise iryo jambo. Yego, icyaha kikizingira ku muntu, akakiririmbana, akagisengana, akakibana, akagishakana, akagisazana. Imana itubabarire. Kandi umuntu yinjira mu ijambo, mu nzu y'Imana, ijambo rivugwa, ubutumwa buvugwa, ariko umuntu akagumana umutima wakahebwe. Tugiye gusengera icyo kintu kugira ngo ijambo ngiye kuvuga ryinjire mu butaka bwiza. Haleluya, haleluya. Reka ngusaba uhaguruke, ihangane uhaguruke. Ntabwo bisanzwe, ariko ndafata iminota mike nk'3. Fata ikiganza mugenzi wawe, hanyuma ikindi ukizamure. Ndashaka ko ugira icyo ubwira Imana. Uriyizi kurenza uko abandi bose bakuzi. Uzi ibyo ubamo, uzi ibyo ukora, urisobanukiwe. Wowe wisengere kugira ngo ijambo ry'Imana niriza rigwe mu butaka bwiza. Atura ugira icyo uvuga. Mwami Imana yacu, ndategeka aka kanya, ndeyura ibishashi biri ku mitima y'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyeyuraho, ndabikuraho, ndabitwika mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngiye imitima imbere nk'ubutaka bwiza bwumva imvura y'ijambo ryawe, bugasoma, bugashobora kwera imbuto mu izina rya Yesu. Ndasenze Mwami ngo ugirire neza urubyiruko, ugirire neza abagabo n'abagore, ugirire neza abana bato, ugire ibyo uhindura mu mibereho yacu. Nitwumva ijambo ryawe duhindishwe umushitsi naryo. Urakoze kuri Imana nziza. Ntabwo dukwiye kuba mu nzu yawe nk'abakerarugendo, ntabwo dukwiye kuba mu nzu yawe
nk'indorerezi, ahubwo dukwiye kuza tugatwara amazi y'ubugingo. Waravuze ngo nituze tuvome kuko utangira ubuntu. Ndagushima, ndagushima Mwuka Wera, ndagushima kubyo weyuye, ndagushima kubyo ukuyeho, ndagushima kubyo usenye, ndagushima, ndagushima mu izina rya Yesu. Haleluya. Wakoze Mwuka Wera. Reka twicarire. Imana ni nziza cyane. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo Mwuka Wera yampaye. Umutwe uravuga ngo Imana irashaka umukristo uhagarara muri ibi bihe bigoye by'umwijima akanesha. Imana irashaka umukristo uhagarara muri iki gihe cy'umwijima kigoye imitima y'abantu, hanyuma uyu mukristo akanesha. Ndashaka ko mubyumva mbere yuko mubyandika. Imana irashaka cyangwa Imana iragushakaho guhagarara muri ibi bihe bitoroshye by'umwijima w'icuraburindi, hanyuma ukaba umukristo unesha. Amen. Nicyo tugiye kuganiraho. Ntabwo ndi butinde, sindi butwara umwanya munini kuko amasaha twarayahinnye kugira ngo nibura ibintu byose bikoreke. Sandrina namfashe afungure Timotheo, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timotheo, ibice 3, umurongo wa mbere ageze ku wa 9 yihuta. Reka mbabwire ko mu by'ukuri turi mu minsi igoye. Turi mu minsi igoye, turi mu minsi ya nyuma. Iyo Bibiliya ivuga iminsi ya nyuma, hari igihe abantu batekereza ko wenda hari ikintu cy'igitangaza kizaba kikaza kikikubita ahantu, abantu bakabona kumenya ko ari iminsi ya nyuma. Igihe 2000 yendaga kwinjira, abantu bari bazi ko iminsi ya nyuma yageze. Abantu barashopinze, abantu mbega abantu simbizi, twari tuzi ko isi irangiye. Ariko reka nkubwire, Bibiliya isobanura neza iminsi ya nyuma yariyo n'igihe yaziye. Uhereye igihe Kristo yapfaga akazamuka mu ijuru, imyaka 2000 isaga irashize. Iminsi y'imperuka yahise itangira icyo gihe kugeza na n'uyu munsi. Uyu munsi rero turi ku mukingo, ahantu hahera, turimo turasoza, dutegereje utuntu duto cyane utanazi n'igihe bizabera. Ariko turi ku mukingo, turi mu minsi ya nyuma. Niba dusoma izi nkuru Paulo yandikiye Timotheo, yabimubwiraga icyo gihe, amubwira iminsi ya nyuma uko izaba iteye. Nitubisoma nawe ugerageze kureba, tugasoma ijambo ry'Imana nk'imvaho, ahubwo ujye ubigereranya n'ubuzima bwawe, utunga indorerwamo uyirebesheho, urebe ibintu uko bimeze, nibyo biri buguhe kumva no guhinduka. Haleluya, haleluya. Ese murumva neza cyangwa murasinziriye? Reka mbasabe mumanike amaboko nubwo mwari mwabumbuye Bibiliya. Imana ibaha umugisha, ibiganza byanyu ni byiza cyane. Ngaho nadufashe. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure
barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge, badashimwa ku byo kwizera, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nk'uko ubwa ba bandi nabo bwagaragaye. Amen. Amen. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:15-17. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 15 n'uwa 17. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kukiri muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. 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 Ndaza gusoma ikindi cyanditswe kimwe gusa, ariko ndagira ngo tugendane. Ahantu twasomye muri Timoteyo, Paulo arabwira Timoteyo, umwana we wo kwizera, n'umwana yabwirije ubutumwa, yarakiri muto mu gakiza, agerageza kumubwira ibihe itorero ririmo. Aramubwira ngo reka nkubwire utazajijwa, reka nkubwire utazarindagira. Mu minsi y'imperuka ikizayikubwira, hazaba ibihe birushya. Abantu icyambere bazaba bikunda. Abantu barikunda muri iki gihe, barikunda muri iki gihe. Uzarebe n'umuntu mamutanaherukana, ariko yategura ubukwe akavuga ati ariko akagushakisha aho uri, akakujomera, akakubita ku rubuga, atanagushuhuje, atanazi n'ibyo urimo, ataranagusuye, kubera kwikunda. Arashaka iki? Impiya. Bazaba bikunda kandi bakunda amafaranga. Ibyo mu bimenye byarashyitse, biriho birakora. Umuntu aremera kesikoroka, ari mu nzu y'Imana. Reka mbabwire, ibi ndimo mvuga ntabwo ndimo mvuga ibiri hanze y'itorero, ndimo ndavuga ibiri mu itorero. Ntabwo ndimo mvuga irya Nyamirambo hano gusa, ndimo ndavuga itorero rusange nk'umubiri wa Kristo. Abantu barikunda, bagakunda amafaranga. Umuntu aremera akesikoroka, avuga ubutumwa, akavuga ubutumwa bwiza, ariko agashaka indonke irenze urugero, akiba, akabeshyera Imana, kandi azi ko igihe kimwe azahagarara imbere yayo. Ni ukuvuga ngo ni umwuka wo gukunda amafaranga uri mu mitima y'abantu. Nibigaragaza iminsi ya nyuma turimo. Mu minsi ya nyuma abantu bazaba ari ibyigenge, ari ndakoreka. Mujya mwumva ingorane n'imanza n'intambara ziri mu nzu y'Imana. Niki cyabuze se? Habuze guca bugufi, habuze koroha. Abantu bose ni ibyigenge, ni ibyigomeke, barashaka gukora ibyo bashaka. Ariko Imana itubabarire, kuko turi mu minsi ya nyuma. Ngo abantu bazaba batumvira. Kumvira ni umuco w'ijuru. Yesu yumviye Imana Data, aramanuka, asiga ubwiza, asiga icyubahiro, aca bugufi, anyura mu mugore, mu muntu yaremye, arahavukira ari Imana. Ni uguca bugufi. Ariko muri iki gihe, niba ari ingo zisenyuka, barapfa iki? Kudaca bugufi. Niba ari abana bananiranye, barapfa iki? Kudaca bugufi. Niba ari abakozi bananiwe kumvira abakoresha babo, n'iki kibura? Ni ukudaca bugufi. Uyu mwuka urahari, kandi ukawusanga mu bantu bicaye mu nzu y'Imana, bumva ijambo ry'Imana buri ku cyumweru no kuri wa gatanu no buri munsi, ariko ijambo ry'Imana rikagwa
kuri bya bishashi navugaga, bikanyerera rikigendera, umuntu agasigara yumye yaromagaye. Mana yambwiye ngo mbabwire, n'ukuri ndababwiye, ndashaka gukaraba kuko umwuka wera yambwiye ngo mbivuge gutyo. Dukeneye kwiyambura. Haleluya. Turi mu isi ikoreramo umwanzi, turayikunze kurusha, kandi umwanzi azi ibintu akoresha. Satani simbizi niba ari abazungu babikoze, ariko bashatse kutwereka shitani nk'ikindi kintu, hanyuma tumurangamiraho tukagira ngo shitani ni ikintu kibi, ariko tukarwanya ikibi tureba hariya, ariko ibyo atuzanira tukabifata. Satani ntabwo agaragara kuriya mu mureba. Satani si umwirabura, Satani ni umwuka, kandi yakora yohereza umwuka. Satani akoresha ibintu utakeka. Icyambere akoresha umubiri wawe. Haleluya. Akoresha umubiri wawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwiye kuyikoresha uburetwa kugira ngo yumvire. Clemence Imana imuha umugisha yarabivuzeho kuwa gatanu. Nyamuneka mujye mwitabira amateraniro, kuko iyo wateranye ugira icyo wumva ukagitahana. Satani akoresha umubiri wawe akawutera kurarikira. Ukararikira isi, ukararikira ibiri mu isi bikayangana, ukagira ngo ni ubuzima busanzwe. Ni nacyo shitani yakoze, nicyo yashyize mu bantu kugira ngo bibagirwe, barindagire, baba bagezweho, bakunda ibigezweho, ariko barimo barimbuka. Haleluya. Harashyushye ndabizi, zamura ukuboko basi ndebe kunyumva. Imana iguha umugisha. Satani akoresha umubiri wawe ukaka, ukagutera gusambana, ukagira inyota y'ibyaha, ukashoka ukajya kunywa ibiyoga n'ibiyobyabwenge. Akagutera, akaguteza amatiku mu mutima, akagutera, akagukoresha uburetwa bushoboka byose. Akoresha umubiri wambaye. Icya kabiri Satani akoresha ni iyi si. Iyi si irimo ibintu byinshi bibengerana, ariko reka nkubwire, nta na kimwe uzatwara. Nahise nibuka akagero nababwiye baraha mu gitondo, akagera ko umuntu wagiye gushaka akazi. Ajya gushaka akazi kari ingume nk'ubu. Aragenda ageze ahantu abona portail nini iriho ibintu byanditseho, aregera arasoma, banditseho ngo akazi karahari ariko nta nyungu. Akazi karahari ariko nta nyungu. Muri waravuga ati niba akazi gahari, ngewe nzabika iby'inyungu, nzabyimenyera. Aragenda arinjira, asanga manager aramubwira ati nje gushaka akazi. Manager aramubwira ati se wasomye biri ku muryango? Aravuga ati nabisomye, nabibonye. Ati wasomye ko nta nyungu? Ndati nabibonye rwose. Urabyemera? Ati ndabyemera. Bamuha kontra, arasinya, ariko hepfo hakavuga ngo uko winjiye nikuzasohoka, kandi nta kiruhuko uzakora, n'imbaraga zawe zose nta kuruhuka. Nushaka kuruhuka ubwo uzahita usohoka utaye. Aravuga ati ntacyo bitwaye, kizi nzakora nkabika amafaranga, narangiza najya gutaha nkagenda nkayakoresha uko nshaka, nzagenda ngendera rimwe. Baramubwira bati noneho rero umaze gusinya kontra, iyambura ubwo bucocero bwawe. Ubwo urumva utwenda dushaje yamesaga mu gitondo akanika, cyangwa kamesa nijoro akanika, mu gitondo akatwambara. Batumanika hariya hareba, bamuhereza iyindi myenda myiza mishya. Aravuga ati ahantu naha. Bamuha ahaba, bamuha ibyarya, bamuha mbega ambiance zose. Arishima, aravuga ati ntacyo bitwaye. Arakora. Urumva umuntu ukora nta kiruhuko, agera harananirwa. Kandi yatekereza ko amafaranga yakoreye, kuko nta kindi yayakoreshaga, yaravuze ati ubu yaragwiriye. Arababwira ati ndashaka gutaha. Bati
ubwo igihe kigeze ukaba ushaka gutaha nta kibazo, warasomye ati narasomye, okay ngaho ngwino, bavanayo twa twenda twe batikuramo umwambaro wari wambaye. Ku mutima aravuga ati ntacyo kizi, mfite amafaranga ningera hanze ndagura indi. Ariyambura, yambara bwa bucocero bwe, bati ngaho rero oreva urabeho. Aravuga toya none se amafaranga, bati ntiwasomye, uko waje ni kugenda, akazi kari gahari ariko nta nyungu. Reka nkubwire wowe unyumva uyu munsi, iyi si iragukoresha uburetwa, ariko reka nkubwire ko nta nyungu uzayikuramo. Yobu yarabihishukiwe, aravuga ngo naje mu nda ya mama, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nta kintu nazanye ku isi, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Mwari mwabona umuntu ukorera amafaranga yakayarunda hanyuma bapfa bakayamuhambana? Mwarabibonye? Hari umuntu ngo w'umukungu cyane yaravuze ati ngewe nimpfa mfite imodoka yanjye nkunda muzayimpambemo. Agiye bacukura imvi ingana n'iyo modoka ariko ntiyayirayemo. Abajura baraje bakuraho, cyangwa nabo bashyingura, baraje barayitwa. Tanzania ho barabikora cyane, n'aya masanduka meza ahenze tugura duherekeza abantu. Muri Dar es Salaam uramushyingura ukahava bamukuramo bayisubiza ku isoko, uza nyuma yawe akayigura. N'indabo ku buryo babicitseho, bakora indabo z'ibipapuro, bagakora ibintu biri aho ngaho bakarambikaho, kuko baba bagikubanuka abajura babitwaye. Nta kintu wazanye mu isi, nta n'icyo uzayikuramo. Niyo mpamvu ukwiriye kwitonda, ukarya duke ugashima Imana. Haleluya. Umubiri wakubwira ngo ibi nibi ukabyanga, ukavuga ngo ndabizi ko ndi umuhisi. Reka njya handi hantu. Hari iyo dusomye mu Befeso handike ibice 4 uhereye ku murongo wa 25. Bibiliya ivuga ngo twiyambura ibi nibi. Ikintu cya mbere kuri uwo murongo wa 25, Bibiliya ivuga dukwiye kwiyambura ni umuntu wa kera, ni kamere yacu ya kera. Usanga umuntu yinjira mu rusengero ariko ntahinduke, akaba wa wundi wa kera. Niba yaratukanaga aracyatukana, niba yarafite amatiku aracyayafite, niba yaranganaga aracyangana, niba yarasambanaga aracyabifite, niba yarasindaga aracyasinda, niba yarogaga aracyaroga. Hari ahantu umuntu umwe yatubwiye mu rusengero rw'ahantu ntavuze, arambwira ati twebwe ntabwo tujya dusenga duhumirije. Yatubwiye turi kumwe na pastor, atubwiye ati mu rusengero iwacu ntabwo tujya dusenga duhumirije, cyane cyane iyo duhetse abana. Tutise bigenda bite? Baturahumiriza, wamanika amaboko akana mu mugongo bakakajyaho, cyangwa ukururutsa umwana yapfuye. Tugira ubwoba. Ese ubwo murasenga? Ati turasenga. Itorero ryaratewe, abantu binjirana bya kamere kandi bakishuka mu mutima ko barimo bajya mu ijuru. Reka nkubwire, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye. Ntabwo yinjirana byo bya kamere byose bya kera, ugomba guhinduka ukambara kamere nshya. Haleluya. Harashyushye ndabizi, ako nimwongere mu mpepere basi. Imana ibaha umugisha, cyangwa umutima wawe ukaba ubutaka bwiza. Uyu munsi ubisengere, iri jambo ryinjire. Aravuga ngo twiyambure kamere ya kera. Murongo wa 26 mu Befeso 4, ngo twiyambure ibinyoma. Ni kuri uwo murongo wa 25, sorry. Twiyambure ibinyoma. Iki kintu umwuka wera amaze igihe akivuga, aha muzabicunge mu byumve. Umuntu uhagaze aha wese kwigisha aravuga ikintu cy'ibinyoma. Abantu bambaye, umuntu arabeshya nta mpamvu.
ibinyoma byabaye umuco kugira ngo umuntu yikure imbere y'abantu ariko akibagirwa ko imbere y'Imana agaragara. Ntabwo dukwiriye kubaho dutinya abantu, dukwiriye kubaho dutinya Imana. Haleluya. Tubeho dukiranuka kuko iyi kamere ya kera ikigamije ni ukuturimbura. Twayitewemo na shitani, arashaka ko tuzajyana nawe. Ugasanga umuntu arabeshya gusa. Umuntu w'umugabo akabeshya. Uratekereza ko abana bawe bazavuga iki? Kubeshya. Imana idukize ibinyoma. Icya kabiri cya gatatu twiyambura, twe guha ngo Satani urwaho, twe kumubererekera mu bintu byose ukora, we kubererekera Satani. Hari igihe tumuha urwaho, akanwa kawe kakavuga ibye, umutima wawe ugatekereza ibye, uba umuhaye umwanya, ariko ukwiye kumwima umwanya. Yakongorera ukavuga uti nakumenye mu mwanya, muri nge ntufite umwanya, ariko kenshi turaberereka. Haleluya. Haleluya. Ese mwarwaye n'indwara yo kutikiriza? Haleluya. Yego, mujye mwikiriza nk'abazima. Ikindi ngo ntitukibe, murongo wa 28, ngo twiyambure ubujura, kwiba. Bibiliya ivuga kwiba ntabwo ari bya bindi byo gufata umuntu ku ngufu gusa ukamwambura telefone cyangwa ukagira gute. Ariko abajura barahari mu nsengero, ugasanga umuntu yareskorotse, yari amafaranga y'abandi, ntayishyura, ntayatanga, nta n'icyo avuga, akarusaho agasenga. Urumujura. Ugasanga umuntu ariba Imana n'icyacumi. Imana iguhaye 5,000, icyacumi cyawe nangahera 500, nayo ukayarya. Urumujura. Ibyo umuntu akabyicarana, akabijyana mu cyumba cy'amasengesho, akabibwirizanya ubutumwa hano, akabaho, akabiririmbana, akabicurangana, ari umujura. Bibiliya avuga ngo tubyiyambure. Yesu nashimwe cyane. Ikindi kintu twiyambura, ntabwo nshaka kubitindaho, kutarakara. Twiyambure kurakara. Yego, aba mu gitondo nababwiye ngo iki ngiki nkicyumva, Mwuka Wera namubwiye nto, yewe aha hantu ngirira ubuntu, ngirira impuhwe, ngirira imbabazi. Nasanze ndakara pe. Nasanze ndakara, ariko nihannye. Haleluya. Mwebwe ntago mujya murakara, mwebwe muri abantu beza, ako jyewe ndarakara. N'ibintu bitagenda neza birandakaza, n'umuntu ujandajanda mu by'Imana arandakaza. Ntabwo nzi niba ari ishyaka ryiza, ariko ndarakara. Nabwiye Imana ngo mbabarira, ujye umpe kurakara biri ngombwa. Ko biravuga ngo nunababara, nunarakara, izuba ntirikarenge. Haleluya. Haleluya. Ntirikarenge ukirakaye. Nukuvuga ngo iyo ubigutinzeho biba icyaha. Ariko nubishobora ntukajye unabikora ahubwo. Ngo kutishaririza no kutigomeka, umurongo wa 31. Kutigomeka. Abantu benshi barigomeka, bakaba mu nzu y'Imana bari bigomeki, atumva ijambo rikavugwa buri munsi, kubabarira, gusaba imbabazi, guca bugufi, kwihangana, bikarengaho akaguma kaba. Imana ibababarire ababikora. Gutonganya nageze kuri aka kantu ko gusebanya, ndavuga ariko ko dushize. Mwe ntimubizi ko icyo kintu kiri mu nzu y'Imana kirahari? Gusebanya. Umuntu agahagarara agasebya mugenzi we, akamwambika ubusa, akamuvuga, akamwica. Bibiliya iravuga ngo umuntu usebanya wangana ngo ni umwicanyi.
nabahaye akagero mu gitondo ndavuga ngo niba mugenzi wawe ahuye n'ikibazo wimusonga umutera icumu, ahubwo mwegere. Nababwiye ibintu by'umupira, wenda simbizi neza ariko njya mbivugaho iyo hari akantu umwuka wera ashaka kunyigisha atuma mbireba, ariko sinkunda umupira sinawuzi. Ariko njya mbona ukuntu abakinnyi b'umupira iyo bageze kuri wa munota wa nyuma, wenda amakipe yananiwe gutsinda, haba uzitsinda, bakabaha penalty, bashyira umuntu imbere bizeye, bakavuga bati wowe uradutsindira, bakamwizera, bakamugirira icyizere. Hari igihe rero agenda akagira igihunga cyangwa agakubitana n'umuzamu uri shapu, yatera wa mupira umuzamu akawukuramo, cyangwa se undi mbega ntibikundi agahusha agatera hirya. Ntago bagenzi be bari bamufitiye ibyiringiro, bari bamutegerejeho gutsinda, bamubwira baturi ikigoryi, n'ubundi twari tubizi, ese ubundi wari uri mu biki, ese ubundi bagutoranyije bashingiye kuki, ariko se ubundi ntago ariko bakora, uzabyitegereze nawe uzabibona. Baraza bakamukubita mu mugongo gake bakamubwira bati, sinzi niba bavuga kuko sindabyumva ibyo bavuga, ariko mba mbona bagira gutya. Ibi bifite icyo bivuze, baravuga bati humura, nubwo bidakunze ariko si wowe, ejo bizakunda. Haleluya, ejo bizakunda. Ariko iyo uje mu nzu y'Imana mu barokore, ntago ndimo mvuga baha gusa, ubona mugenzi wawe yakosheje ukavuga uti nimudutize amacumu tumutere, tumusonga agenda ave hano, ni icyaha. Cyangwa se ukirirwa umukwirakwiza, runaka uriya mugore uramureba, urugo rwaramunaniye, ariko se ubundi wewe wabonaga ari icyavamo, ariko se ubundi wewe niwamurebaga na mbere kera akiri umukobwa, ukabikongeza hariya, ukabijyana hariya, ukavuga ukamwica. Nyamuneka ijambo ry'Imana riravuga ngo gusebanya reka tubikure mu kanwa kacu no mu mitima yacu. Twambare kamere nshya, twambare kamere y'ubumana, twambare kamere yo kwihangana. Umwanya wanjye uragiye. Iyo dusomye mu Befeso aho ngaho rero ibice 4 uhereye ku murongo wa 17, haravuga ngo ariko mwebweho hari ibyo mukwiye kwambara. Ntabwo twiyambura izo kamere za kera ngo tugumiraho, ahubwo aravuga ibyo twambara. Aravuga ngo twambare imibereho mishya. Ariko hasome Sando, ntabwo uri bujye kure, ariko hasome umurongo wa 17. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo. Simbuka usome 32 na 34. 32 niyo ya nyuma. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amen. Amen. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi. Iyo wakuyeho ya kamere y'urwango, nubona mugenzi wawe ukabona utakimufitiye imbabazi, urapfuye. Ibyo usenga byose bireke. Nubona mugenzi wawe ari mu byaha ugashaka kumusunikirayo ngo agweyo, uragowe, ntabwo uramenya icyo umwami ashaka. Ukeneye kugira urukundo, nkeneye kugira urukundo, nibwo tuzakurura bari hanze tukabiyegereza. Haleluya. Ukeneye kugira ibanga ry'umutima, umwuka wera yakuganiriza ku muntu, ntiwirirwa ari by'ubunza. Mu byumba by'amasengesho hanze aha ibintu bihari n'ibyo usanga ari uguha. Umuntu umwe yaradushekeje aje mu rugo, reka mvuga ko ngako, hanyuma abajya kutuzanira ifunguro baraba bagenda. Umuntu umwe yaje mu rugo aratubwira ngo atari ko muzi bagehazi, mugira bagehazi. Turamubwira se bagehazi tumuzi muri Bibiliya?
ati hari amatorero menshi agira ba Gehazi, aya matorero ya Omega Church agira ba Gehazi. Tuti ntabwo tubizi ibyo ngibyo. Ati se ahubwo mugira abasatuzi. Tuti rwose ibyo n'ubwa mbere tubyumvise. Ati bwo mubahehe, turamaze ubwo ibyo ni ibiki? Ba Gehazi wo twari tuzi ko yari umugaragu wa Elisa, hanyuma ubwo ajate muri buri torero. Ati buri torero mu yandi magambo rigira maneko. Ba Gehazi, muri buka Gehazi bajya kumushune mu kazi, murabyibuka ibyo abasoma Bibiliya, ngo yaragiye barayeyo bashaka kumusabira umugisha, yabakiriye baguwe neza, ngo noneho Elisa aravuga ati ariko si uyu mugore, bamuhamagaye bamuvugishije, aravuga ati rwose jewe nibera hano kandi nta kibazo mfite ndi mu bacu. Noneho Gehazi, Elisa aramubwira ati ariko si uyu mugore, ko icyo twashaka kumukorera tubona atagishaka. Noneho Gehazi aramubwira ati ariko jewe nagenda genze muri uru rugo, narebye mbona nta mwana w'umuhungu bagira. Ariko ubwo nta n'uwo umukobwa bari bafite, ako nuko umwana w'umuhungu ari we wavugwaga cyane icyo gihe. Noneho bamusabira kuzabyara umwana w'umuhungu. Noneho rero ibintu biriho kenshi bibashuka, abantu banababeshyeshya. Umwuka wera arakora ndabizi, umwuka wera aravuga ndabizi, ariko ikiriho abantu barimo bakora ubu ni ukugira ngo ba Gehazi akaza akavuga ati Sandrina, reka ndeke Sandrina, reka mvuge Gabi, reka ndeke Sandrina, Gabi ibihangane nimvuga akantu abantu batari bazi. Ati uriya hari umuhungu uri buze witwa Gabi, aherutse muri Central Africa, kandi akora gutya, afite umwana umwe w'umukobwa, n'ibindi simbibabwiye, mwari mutegereje ko mvuga ibindi, nibyo ngibyo, ibindi tubiziranyeho. Noneho waba winjiye muri iryo teraniro, Gehazi yagutanze, noneho ukicara, umuntu yaza nk'uku naje, bambwe bati yicaye mu kuboko kw'ibumoso, yambaye ishati y'ubururu, yambaye amarinete, ntibampaye si ibigereranyo bikeya. No nkazana hagera hari umuntu wicaye hano, izina rye ritangirwa na Gabiro, Gabi. Nabona mutangiye kugira gutya, uwo muntu yambaye ishati y'ubururu, uwo muntu mu minsi yashize yagiye muri Central Africa. Uwo muntu afite umwana w'umukobwa mutoya mwiza w'umuhungu. Uwo muntu yambaye amarinete, ari nkirebesha aha kandi araha, kandi ndimo ndaranganya amaso namubonye. Gabaga haguruka hinda umushitsi. Ibyo nibyo batubwiraga ba Gehazi bakora. Haleluya. Ugasanga abantu baravuga hariya Imana igenda yumva, nubwo bukoryo. Ariko reka nkubwire, niba warakijijwe, niba warahaye Yesu ubugingo bwawe, Yesu muraziranye, arakuzi, nta kintu atazagukorera. Vanaho ba Gehazi. Gehazi yatahukanye ibibembe, nta nubwo yageze ku mugambi w'Imana. Ariko ibyo bije bite? Sinzi uko bije, nuko nguko. Haleluya. Tungana. Abasatuzi bose nabibabwiye, nzabibabwira ubutaha. Ariko ibyo ngibyo nibyo mugwamo, mukagwa mu rwobo. Abasatuzi barahari muri izi nsengero. Nukuvuga ngo ni wa mwuka wo gukunda impiya, ni wa mwuka wo gukunda amafaranga. Satani yahumye abantu amaso, bakita abantu b'Imana, bagahanura ibinyoma, bakabeshyera Imana. Ariko reka nkubwire, ukeneye guhagararana na Kristo, ukera, ukiyeza, ukabaho ubuzima butunganye, kuko Yesu araza vuba. Haleluya. Iyambure kamere, iyambure ibigukurura, iyambure ibikubeshya, iyambure inshuti mbi.
narabwira ubushize ndababwira ngo siporo ntago ari mbi, ariko hari ibigurupu bivuka bakabyita siporo, ugasanga umukristo yarindagiriyeyo, baranywa inzoga, barasohoka ku cyumweru, ugasanga nawe uriyo amateraniro ahora igihe cyose nzaba njyayo, ukajya muri siporo ku cyumweru wayikoze kuwa gatandatu kugira ngo ugire umubiri umeze neza, hanyuma ku cyumweru ko ari umunsi wo guhura n'Imana urajya he? Amen. Ndareba mondeba nabi, ndareba mwakunje amasura, ariko reka mbabwire, ukeneye kuba umuntu w'umurinzi w'ubugingo bwawe. Bitari ibyo uzaba wa wundi ukora akazi karahari kwa shitani. Iyi si ifite akazi n'akandi, ariko ntutegereze ko Satani azaguha konje, nta nubwo azanaguha n'umwanya wo kwirebaho. Hanyuma bizagera igihe cyo kugusezera uva muri uyu mubiri, turirimba heza mu ijuru kandi ntaho wagiye. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mvugane n'umuntu hano ukeneye guha Yesu ubugingo bwawe, ukeneye kwemera ijambo ry'Imana rikaguhindura, ukeneye kuva mu byo urimo ugatunganira Imana, ukeneye kuba umukristo ugaragaza Yesu, ukeneye kwemera ukiyambura kamere ya kera ukambara umuntu mushya. Ubika amaso yawe, ndagusabye. Hari igihe twibwira ko Yesu azaza kera, ariko ashobora no kuza uyu munsi. Icyama ijambo rikaba ryinjiye mu mutima wawe, ashobora no kuza uyu munsi. Hari abo twari turi kumwe muri uru rusengero twabanaga twagendanaga, rimwe na rimwe twari tuzi ko tukiri kumwe nabo bagifite igihe, ariko igihe ntacyo tuzi. Ahari umunsi ufite n'uwuyu munsi, umwuka wera yabavugana nawe kubijyanye no kwihana no kwitunganya. Emerera Yesu yinjire mu bugingo bwawe. Nibura twubitse imitwe yacu, twese twubitse imitwe yacu, itekerezeho. Niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, zamura ikiganza cyawe buhoro aho wiyicariye, ndagusengera. Wiyunge n'Imana, uhure n'Imana, uhuze ubugingo bwawe n'Imana, witegura uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Imana iguha umugisha. Nakubonye, zamura nawe witinya, kuko guhagarara imbere y'Imana ni wowe ku giti cyawe. Zamura rwose nawe, urabizi ibyo ubamo, urabizi uburyo ucyatsa, urabizi ko ku cyumweru ujya ufata Bibiliya ukajya gusenga, ariko iyindi minsi ukaba uri umuntu usanzwe. Murakoze cyane abazamuye ibiganza, zamura cyane nawe witinya. Yesu yagiye ku manywa y'ihango ku musaraba kugira ngo agupfire nanjye ampfire. Ni umwami. Abandi twubitse imitwe, mwebwe mwazamuye ibiganza nabibonye, muhaguruke ku maguru yanyu, muhaguruke muhagarare. Muri abantu bakomeye cyane, haguruka rwose witinya. Uyu munsi hari impamvu uzamuye ikiganza, hari impamvu. Haguruka rwose wigira ubwoba. Haguruka, ikiganza nakibonye aha hafi. Imana iguha umugisha. Nakibonye hari inyuma. Nababonye muze hano, muze. Mwigira ubwoba muze, nababonye. Ngwino mama, ngwino rwose. Cyatumye uzamura ikiganza nuko wumvise hari icyo washatse gukemura mu mutima. Ngwino. Iki ni cyo gihe cyawe. Uyu ni wo mwanya wawe wo kwiyunga n'Imana. Uyu ni wo mwanya wawe wo gutunganya ubugingo bwawe. Hari igihe tuba mu idini tukibwira ko idini izatujyana mu ijuru, ariko ntabwo idini ijyana umuntu mu ijuru. Idini ni idini. Idini ni idini, nta kintu izakumarira, nta nubwo izakurengera, nta nubwo pasiteri wawe cyangwa padiri wawe cyangwa nde azahagarara inyuma yawe. Rimwe na rimwe hari n'igihe dutekereza ngo nitumara gupfa bazadusengera tujye mu ijuru. Ni ukwibeshya cyane.